Mu biganiro byacu by'ubushize twari twabagejejeho iki topic yagarukaga ku kintu cyitwa childhood experience. Childhood experience ni bwa buzima umuntu mukuru aba yaraciyemo akiri umwana. Ese yaciye mu bihe byari byoroshye cyangwa se yaciye mu bihe byari bikomeye? Yakuriye mu muryango mwiza cyangwa se yakuriye mu muryango urimo amakimbirane? Rero mu kiganiro cyacu cy'ubushize kutarabashije kugikurikirana, link yacyo iri hano muri description cyangwa se ushobora no kuhita ukanda kuri iyi video ije kuri screen yawe, kugira ngo iyi video ije kuri screen yawe mu nguni y'iburyo cyangwa se y'ibumoso, hanyuma ukagikurikirana kugira ngo ukomerezeho n'iki cya kabiri. Ubushize rero twari twavuze ku bijyanye n'ibintu bitanu bigaragaza umuntu rero ibihe yaciye bigaragaza umuntu mukuru bitewe n'uko yitwara, bikaba bitanga assurance cyangwa se bigaragaza yuko mu gihe cye cyo mu bwana atahuye n'ibibazo bimukomeretsa, cyangwa se niyo yaba yarahuye nabyo yaranyuze mu buzima bwamukomerekeje yaje kubikira nyuma. Rero tugiye gukomeza n'ibindi bintu bitanu kugira ngo byuzure 10. Ubushize twari twabagejeho bitanu. Ikintu cya gatandatu rero, ikintu cya gatandatu ni ukugira ikintu cyitwa optimism, kuba uri umuntu wumva ibintu mu buryo bushoboka, cyangwa se hari ukuntu umuntu avuga nk'igitekerezo kugira ngo mbere na mbere, kugira ngo igitekerezo kibe cyashyirwa mu bikorwa, nuko icyo gitekerezo ugomba kubanza kumva ko gishoboka mbere na mbere. Yego, nge ndi MBOT, iyi ni Easy Life Talk nk'ibisanzwe. Rero optimism, ubu bushobozi umuntu abugira iyo yakuze n'ubundi abona ibyiza mu buzima bwe. Biragoye kuba waba uri umuntu wabwirwa igitekerezo cyangwa se wabona umuntu ari kugira ikintu akora ngo wumve ko kizagera kure, kizaba successful. Akenshi iyo wakuze n'ubundi ubona ibintu muri negative way, n'ubundi iyo uri mukuru niko bikomeza kugenda, igihe nta kintu wakoze ku bijyanye n'ibitekerezo byawe by'uburyo ufatamo ibintu. Iyo nta kintu wakoze n'ubundi ukomeza kubona bya bintu mu buryo buri negative. Rero optimism ni uguhora kumva yuko ikintu gishoboka, kabone nuko nubwo cyaba gikomeye cyangwa se gushoboka kwacyo kigoranye. Mbere na mbere ubanza kumva ko gishoboka, ukareba ese ni ibiki ibisabwa kubigeraho biroroshye cyangwa se birakomeye. Iryo ni ryo tandukaniro ritandukanya wa muntu noneho mu gihe akibibona ugasanga bimeze bite, ugasanga we noneho nta kindi ahise atekereza, ahise yumva yuko bidashoboka. Iyo rero ni indi karite cyangwa se n'undi mwihariko mwiza uranga umuntu wabashije kugira ibihe byiza bye byo mu bwana. Ikindi kintu cya karindwi rero ni icyitwa self efficacy. Self efficacy ni ubushobozi bwo kugira gute, ni ubushobozi bwo kumva ko ufite imbaraga zo kubasha kugenzura ikintu runaka, cyangwa se kubasha gukora ikintu runaka kikagenda neza. Tuvuge wenda ni urugero, baguhaye inshingano, ugiye mu kazi, baguhaye umwanya runaka mu kazi, wenda ni ukuba secrétaire. Yego, ukaba umunyamabanga wo mu biro runaka. Noneho kwiyumvamo ubwo bushobozi bw'uko ako kazi baguhaye ugiye kugakora neza, kandi ibintu bizaba bimeze neza, ubifite biri mu biganza byawe, nyine nk'umuntu babishyize n'ubundi mu biganza bye. Ubwo bushobozi rero nibwo bwitwa self efficacy, nyine kwiyizera ko, ukumva ko hari icyo ushoboye kandi biri buze kuba byagenda neza. Ikindi cya munani rero ni icyitwa sense of safety, kwiyumva yuko utekanye, kwiyumva yuko utekanye. Urugero hano nabaha
ni nko gutangira business umuntu aba afite ubwoba avuga ati ninshora ndahomba, ningerageza ikintu runaka ndi buhombe, ninjya kurangura bino bintu ese nzabasha kubicuruza bishire bime inyungu. Icyo kintu cyo kumva wowe utekanye regardless y'ibintu uri gukora, ariko nyine ibintu uri gukora bigomba kuba bifite aho bihurira n'amategeko y'aho ubarizwa, cyangwa se no kuba ari ibintu nyine byemewe. Biragoye kuba wavuga ko ucuruza ibintu bitemewe cyangwa se ukora akazi runaka katemewe ngo wumve ko ufite sense of safety cyangwa se wumva utekanye muri wowe. Rero uko kumva utekanye, kumva ko niyo hari ikibazo cyakubaho, icyo kibazo uko byagenda kose hari igihe kigera kigakemuka. Ubwo bushobozi rero bwo kwiyumvamo icyo kintu cy'uko utekanye, icyo cyitwa sense of safety, ni uwundi mwihariko cyangwa se ni ibindi biranga wa muntu mukuru mu gihe cye cyo mu bwana aba yaraciyemo, hari ibihe byiza, hatarimo wenda ibibazo yakuriyemo by'iwabo cyangwa se byo mu muryango, ariko nanone ntabone uburyo bwo kugira gute bwo kuba yakira ibyo bikomere yatewe n'ibyo bibazo. Rero iyo wabashije kuhaca neza, nawe iyi karite uba uyifite. Ikindi kintu ni ikintu cyitwa emotional intelligence. Emotional intelligence, ku bakurikiranye ikiganiro cyacu cya mbere, bijya kumera kimwe nk'ikintu cyitwa empathy. Bivuga ngo emotional intelligence uba ufite bwa bushobozi bwo kumenya gusobanukirwa amarangamutima. Intelligence ubundi nyine bisobanuye ubuhanga cyangwa se kumenya ikintu. Amarangamutima, emotions zo ni amarangamutima, ni ibintu byumvikana. Noneho ese ufite ubushobozi bungana iki bwo gusobanukirwa amarangamutima y'umuntu? Urugero, iyo ufite emotional intelligence, birakorohera kuba wabona umuntu uri kukubeshya cyangwa se uri mu bibazo, mu gihe wenda tuvuge wenda nk'umuntu ukora akazi ko kurinda umutekano, biroroshye kuba yabona umuntu udatekanye bitewe n'uko ashaka kugira ikibi akora. Wenda arashaka kwiba, wenda arashaka gucika, uburyo usoma amarangamutima y'umubiri we cyangwa se uburyo umubiri we uri kwitwara bishingiye ku marangamutima afite. Ibyo bita body language nabyo tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Rero kubasha kumenya gusoma ibimenyetso by'amarangamutima nibyo byitwa emotional intelligence. Urundi rugero ni muri relationship cyangwa se mu mubano w'abantu n'abandi, cyane cyane reka tugaruke kuri romantic, ni ingingo abantu bakunda cyane. Iyo ufite emotional intelligence ubasha kumenya ngo ese umukunzi wanjye turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Ese iyo turi kumwe turi kuganira aba ari umuntu wibereye nko muri telefone, aba ari umuntu uri kuntega amatwi. Ese iyo mubajije nk'ikibazo, iyo agiye kunsubiza ansubiza ibijyanye n'ibyo mubajije? Yego. Ubwo bushobozi rero bwo gusoma ayo marangamutima nibwo bwitwa emotional intelligence. Ni ukuvuga ngo uba ufite ubushobozi bwo kuba uri present, nyine uba uhari mu buryo bwuzuye. Yego. Icyanyuma rero ari nacyo tugiye gusorezaho kano gace ka kabiri k'ibiranga abantu babashije guca mu bwana bwabo ariko bagacamo badahuye n'ibibazo runaka ngo bibakomeretse amarangamutima. Izo karite rero zikaba arizo ziri kubafasha kuba bakitwara neza mu mirimo mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu mibanire yabo n'abandi, mu buzima bwabo bwa buri munsi, uko yitwara ku kazi, ku ishuri, muri business, mbese muri ahantu hose ari kubarizwa. Ikintu cya nyuma rero ni ikintu cyitwa belonging cyangwa se kumva ko ahantu abarizwa cyangwa se sosiyete arimo akayiyumvamo, akumva ko ahabwa agaciro kuba ari muri abo bantu. Hari igihe umuntu aba ari mu muryango ariko akumva presence ye cyangwa se kuba ari muri uwo muryango ntago ari kubyiyumvamo, ntago biri kumukora ku marangamutima. Rero iyo uri umuntu n'ubundi utarabonye urukundo cyangwa se utarabonye abakuba hafi mu gihe
wari ukiri mutoya, biragoye yuko cyane cyane bino bibaho nko muri relationship cyangwa se no mu kazi, ahantu hatuma uba ubarizwa mu itsinda rirenze. Urumva iyo byabaye itsinda nyine aba ari umuntu urenze umwe. Nko muri relationship mubamo muri babiri, rero hari ukuntu ukundana n'umuntu wo kumva ntago uhuje nawe mu buryo bw'amarangamutima. Nimba mwarakuriye ikiganiro cyabanje, hari ikintu twavuze cyitwa secure attachment. Secure attachment ni ukuvuga ngo nimba uri mu kazi mukoramo muri abantu batanu, wenda muri department runaka cyangwa se 10 bitewe n'uko yaba ingana, ese uri kumva uhawe agaciro muri abo bantu, cyangwa se uri kumva umeze nkaho uri hanze y'iryo tsinda? Rero ubwo bushobozi cyangwa se iyo karite yo kumva ko uri kubarizwa muri iryo tsinda kandi nawe uhawe agaciro, nibyo byitwa belonging. Turabashimiye rero kandi twishimiye kugumya kubana namwe, wowe wabashije kugeza kuri uyu munota uri kudukurikirana kuri Easy Life Talk. Wowe wabashije nanone kudukurikirana utarakora subscribe, please kora subscribe man, kora subscribe. Iyi channel nyine igende yaguka, uko ukora subscribe niko cyangwa se ureba bino biganiro byacu kugeza ku munota wa nyuma, niko n'ibindi tugenda dukora ugenda ubibona. Ni nako n'abandi bantu mushobora kuba mukoresha network imwe bashobora kubona ibyo biganiro. Rero iyo ukoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ukasangiza buno bumenyi, kubera icyo wabwihererana kandi hari icyo buri kukubakamo. Uko bukubakamo ni nako bwagira icyo bwubaka mu bandi. Ciao rero, ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk nakagaruka. Nge nari MBOT.